Inkuru tugiye kumva niyo mugabo w'umuhinzi ndetse n'umugabo w'umukire ntago bari baziranye abo bagabo bombi, ariko uburyo bamenyanye rwose ni ibintu bitangaje cyane ndetse baranafashanya cyane. Uwo mugabo w'umuhinzi yatabaye umwana w'umugabo w'umukire, uwo mugabo w'umukire nanone aragaruka afasha umwana wa mugabo w'umuhinzi kwiga amashuri yose arayarangiza, ariko n'ubundi byarangiye wa mwana wa mugabo w'umuhinzi arokoye ubuzima bwa wa mugabo w'umukire. Ibyo bintu sinzi niba ubyumvishe neza, ariko iyi nkuru niyo tugiye kumva muri aka kanya ka none. Iyi nkuru ndagira ngo uyumve neza kuva gutangira kwayo kugera ku musozo wayo kugira ngo uze kungukiramo byinshi. Inkuru y'umugabo w'umuhinzi n'umugabo w'umukire ndetse n'abana babo b'abahungu babiri. Iyi nkuru niyo tugiye kumva. Tugiye kukugezaho iyi nkuru ndi niyo Daniel kuri YouTube channel yacu niyo Daniel Official. Muhaye ikaze rero, ariko ndagusaba niba uri umusangwa cyangwa se uri mushyashya ariko utarakora subscribe, ko wareba handitse subscribe ukakanda ndetse ugakanda no kunzogera ukayifungura kugira ngo be update, kugira ngo ujye ubona zino nkuru zacu zinyura kuri ino YouTube channel yacu bikoroheye bitagiye kunyura mu nzira nyinshi cyane. Tutatinze rero reka twiyumvire inkuru yacu nk'ibisanzwe, turi buze kugaruka nyuma n'isomo. Ntujye kure, uyumve neza kuva itangiye kugera ku musozo wayo kugira ngo uze kungukiramo byinshi kurushaho. Igihe kimwe hariho umugabo, uwo mugabo yari umuhinzi. Umunsi umwe yari ari mu kazi ke nk'ibisanzwe, ari mu murima arimo arahinga. Ari guhinga yumva umwana aho hafi utaka, arimo arataka cyane yaka ubufasha. Uwo mugabo w'umuhinzi nta kindi yakoze, yahise afata bya bikoresho yari ari gukoresha byose ahita abirambika hasi ngo agende arebe kirimo kiratatsa uwo mwana ndetse n'ikiri gutuma uwo mwana asakuza yaka ubufasha. Yarirutse cyane bidatinze rwose, yageze aho wa mwana yari arimo arasakuriza asanga umwana yaguye mu cyobo hasi. Wa mugabo w'umuhinzi nta kindi yakoze, yahise ashaka uburyo ari bukure uwo mwana muri icyo cyobo ubundi akamushyira hejuru. Yakoresheje imbaraga ajya mu cyobo, azamura umwana n'imbaraga amushyitsa hejuru. Umwana ageze hejuru aramushimira, ubundi umugabo arangije abwira umwana ati mwana muto, waguye maha gute? Umwana ati narindi kwirukankana akanyoni ndangije ngo hano muri iki cyobo, sinzi uburyo nanjye byagenze, sinarinzi ko kiri hano, niko nisanze muri iki cyobo, niko gutabaza rero nawe mbona uraje, urakoze cyane mugabo. Umugabo arangije aravuga ati nta mpamvu yo gushima wa mwana we, ahubwo nzahugiye mu rugo, ababyeyi bawe baragukeneye. Umwana nta kindi cyabaye yaratashye. Ageze mu rugo abibwira se, abwira se uburyo byose byagenze, abwira se uburyo yaguye mu cyobo, abwira se uburyo haje umugabo akamutabara. Ise rwose yumvisha ari ibintu byiza cyane, ariko uwo mugabo yari umugabo w'umukire cyane rwose, yari umugabo w'umukire. Atekereza yuko rwose uwo mugabo wamufashije agomba kugenda nawe akagira ikintu amuha cy'uko yatabaye umwana we w'umuhungu. Bidatinze rero uwo mugabo umwana we amaze kumubwira uburyo byagenze byose, ahita afata inzira ajya mu igare rye. Rwose kera urabizi abantu bagendaga mu igare, abari bari abakire rwose bagendaga mu igare. Agenda mu igare ry'abakire, amaze kugera kwa wa mugabo w'umuhinzi araje aramubwira ati ni wowe wanabariye umwana? Wa mugabo w'umuhinzi ati yego rwose, iyo story niyo, ibyo uvuze nibyo, n'igihe watabaye umwana. Umugabo w'umukire arangije abwira wa mugabo w'umuhinzi ati none nshaka kukwishyura, nshaka kuguha amafaranga akagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi kubera ko wanabariye umwana. Wa mugabo w'umuhinzi mu kinyabupfura cyinshi arangije arasubiza ati byari byiza kumpa ayo mafaranga, ariko ayo mafaranga sinyashaka kubera ko natabaye umwana mu kanya gato cyane, kubera ko nanjye uwaza wese ashobora kuba yanabara, kubera ko nawe wigira muri iyi si. Umwana wawe namutabaye kubwo urukundo cyangwa umutima mwiza namugiriye, ariko sinamutabaye kubw'amafaranga. Njyewe sinafasha kandi nyuma ndi bwishyurwe, namufashije. Rero ndumva atari ngombwa ko wanyishyura, sinakora icyo kintu cyo gufasha maze ubundi ngo njye nyuma ngo njye kwishyurwa. Oya rwose ni byiza ko wari umpaye amafaranga, ariko rwose ntayo ndi bufate, nafashije gusa nta kindi. Ndakeka rwose amafaranga atari ngombwa kandi wari ukoze kuyama.
wa mugabo w'umukire akiri aho mu mbuga ya wa mugabo w'umuhinzi abona umwana usohotse mu nzu, umwana rwose ubona atambaye neza adasa neza. Wa mugabo w'umukire aranje arabaza ati ese uriya mwana ni uwawe? Umugabo w'umuhinzi arasubiza ati yego uriya mwana niwe mwana wanjye, ndi proud ye cyane rwose, ndamukunda cyane, mba numva namuha buri kimwe kugira ngo abeho neza. Wa mugabo w'umukire aranje abaza wa mugabo w'umuhinzi ati ese umwana wawe ariga? Umugabo w'umuhinzi ati oya, umwana wanjye ntabwo yiga kubera ko n'amafaranga yo kumwishyurira ishuri rwose biba bigoranye cyane hano mu buhinzi. Umugabo w'umukire aranje aramubwira ati okay, noneho wafashije umwana wanjye, noneho wowe wampaye uyu mwana wawe nkagenda nkamwishyurira amashuri. Ndakubwiza ukuri yuko ishuri umwana wanjye yigaho niryo n'uyu mwana wawe yakwigaho, namwishyurira kugera arangije akiga amashuri ye yose. Ndumva aricyo kintu cyonyine nakwitura, nanjye nkafasha uwawe nk'uko wafashije umwana wanjye. Wa mugabo w'umuhinzi yumvaga ari ikintu cyiza cyane rwose uwo mugabo w'umukire atekereje ku mwana we. Wa mugabo w'umuhinzi muri we ahita atekereza ati ndumva byaba ari byiza, ndumva byaba ari byiza umwana wanjye agiye akiga kubera ko mba mwifuriza ibyiza, agize ubumenyi rwose nanjye byanezeza. Ibyo yabitekererezaga mu mutima, arangije abwira wa mugabo w'umukire ati wenda icyo cyo nagikora, umwana wanjye namuguha ariko ukazamwitaho akagenda akiga, ntacyo byaba bitwaye rwose. Umugabo yarabyemeye. Umugabo w'umuhinzi yemeye ko umugabo w'umukire yajyana umwana we, ubundi umwana we akajya kwiga. Bidatinze rero uwo mugabo w'umukire yafashe umwana, ubundi baragenda agiye kumwishyurira amashuri ngo yige. Bitari kera umwana yatangiye kwiga mu kigo cyiza, mu kigo gihenze. Umwana rwose yarize, imyaka igenda yicuma, umwana yiga neza, ari n'umuhanga, asinda neza. Umwana yaragiye arakura avamo umusore mwiza, yiga ubuganga ndetse yewe ari intyoza muri byo, abyumva neza cyane. Ibintu byose bamuhaga yarabitsindaga. Umwana yaragiye ariga agera kure cyane, agera kure yishyurirwa n'uwo mugabo w'umukire. Bitari kera wa mwana yararangije asoza amashuri ye, ubundi arangije abona akazi keza cyane rwose. Yari umudogiteri mwiza cyane, arangije abona akazi keza kamuhemba neza. Aragenda afata se amukura mu bukene. Ise wari umuhinzi atangira kumusirimura rwose, amugira neza. Aravuga ati papa rwose ndagushimira, wandeze neza, ntacyo nagushinza, wakoze neza no kuba hanjye ngeze ariho ndi ubu ndabikesha wowe papa, ndagukunda cyane, nta kintu nagukorera. Umwana yarize afite akazi keza ndetse ahembwa neza. Ise w'umwana, ise w'umuhungu birumvikana nawe yagombaga kubaho neza kubera ko yari afite umuhungu ufite amafaranga kandi wanize, w'umuganga w'umudogiteri urenze. Birumvikana yari abayeho neza. Bidatinze rero bitari kera cyane wa mugabo w'umukire wari warishyuriye mwana amashuri ngo yige yaje kurwara, arwara indwara ikomeye cyane, indwara ikomeye cyane rwose. Abaganga bose baramubwiraga bati iyi ndwara yawe biragoye yuko izakira. Bidatinze nk'umugabo ufite amafaranga yagombaga kwishyura igiciro cyose kugira ngo akire. Arangije abwira abadogiteri ati nkeneye yuko mumamagarira umudogiteri urenze kugira ngo azaze amvure ino ndwara ndwaye. Bidatinze rero abadogiteri bagombaga gushaka umudogiteri urenze ushobora kuvura iyo ndwara y'uwo musaza, ya wa musaza w'umukire. Bahamagaye rero umudogiteri bari bizeye, umudogiteri bari bazi yuko arenze. Kumuhamagara basanga ari wa mwana wishyuriwe amashuri na wa mugabo w'umukire. Wa mugabo w'umukire yabonye uwo mwana aratungurwa cyane, aravuga ati ni wowe mudogiteri bambwiye yuko urenze ushobora kuvura indwara ndwaye? Umwana wa musore ati rwose ni ibintu byoroshye cyane, ati ni njyewe kandi ndagushimira ku byo wankoreye byose. Ndagira ngo rero nkwiteho, ngiye kukwitaho nka papa kubera ko urukundo wanyeretse ni nk'umubyeyi, ni nk'urw'umubyeyi wibyariye umwana we. Nanjye rero ngomba gukora iyo bwabaga nkakuvura iyi ndwara urwaye igakira, kandi ndakwizeza yuko nzabikora
ndakwizeza yuko iyi ndwara urwaye uri buyikire, kubera ko waramfashije cyane. Ngomba kukwitaho nk'uko nakwita kuri data wanyibyariye, kubera ko wanyeretse urukundo rwa kibyeyi aho data atarari, wahabaye nk'umubyeyi wanjye. Ndagushimira cyane. Umugabo ati sinabyizera ko ari wowe muganga bambwiye ko urenze ushobora kuvura indwara ndwaye. Umwana ati sinzi niba ndenze, ariko indwara urwaye njye ndayivura. Umugabo w'umukire arishima cyane ati burya waje kuvamo umuntu ukomeye gutya, ku buryo umuntu ahamagaza umuganga umudogiteri urenze abandi, ubundi bakanzanira wowe. Ndishimye cyane rwose. Wa musore ati rwose ntibitangaje, kubera ko once my support yawe yose wari ufite, wamfashije uburyo bwose bushoboka. Ni nawe wagize uruhare kugira ngo ngere aha ngeze. Rero simfite ikindi nakwitura usibye kukuvura, kandi nkakuvura neza nk'uko nakwivurira umubyeyi wambyaye. Nta kindi cyabaye rero. Wa musore yaratangiye avura wa musaza, aramuvura amwitaho cyane rwose, amwitaho nk'uko yakwita ku mubyeyi we nk'uko yari yabivuze. Amwitaho cyane. Umusaza bitari kera yarakize, ntakira ya ndwara yari arwaye. Nyuma y'ibyo bakoresheje ibirori, ubundi bose bahura nk'imiryango yombi ibiri. Wa mugabo w'umuhinzi yari umuhinzi, ndetse na wa mugabo w'umukire cyane, ndetse n'abana babo bose bibukiranya uburyo ibintu byatangiye kugira ngo bose babe bameze gutyo bameze. Uburyo byatangiye, wa mugabo w'umuhinzi arokora ubuzima bw'umwana wa mugabo w'umukire amukura mu cyobo, ndetse na wa mugabo w'umukire agafata umwana wa mugabo w'umuhinzi ubundi akamwishyurira amashuri. Byose barabyibukiranye, bavuga yuko burya ntawamenya iyo ugize neza ukigendera, iteka hari igihe ineza igukurikirana. Ibibera muri iyi si bigenda bizenguruka nk'uruziga, iteka hari igihe ukora ikintu n'ubundi kikazazenguruka kikazisanga iwawe amaherezo. Rero niyo mpamvu uba ugomba gukora ibintu ku buryo watekereza yuko nawe ubikorewe nta kibazo cyaba kirimo. Ibyo wakora byose bikore uteganya yuko nawe bishobora kukuzaho, kandi uteganye yuko nibikuzaho bizagira ingaruka kuri wowe, zaba ari mbi cyangwa ari nziza. Niyo mpamvu rero tugomba gukora ibintu ku buryo dutekereza yuko biramutse bitujeho natwe nta kibi byaduteza. Njyewe niyo Daniel umaze kukugezaho iyi nkuru, mwibutsa yuko buri munsi ku isaha ya saa saba tubagezaho inkuru nshya buri munsi. Ndagira ngo rero ukore subscribe na kandi kunzogera uyifungure kugira ngo ujye ubona zino nkuru bikoroheye, bitagiye kunyura mu nzira nyinshi. Murakoze cyane rero, ndabakunda cyane. Munyemerere tubane muri video ikurikira.